ngo babakene ngo tubaho nabi. Ubu mbayeho nabi n'ikote ryanjye. Baza bavuga ngo abana b'abakene ngo n'iki n'iki. Yego nyine kuba mfite akamucikopa nyine kapasutseho kuntu nkaba wenda nambaye n'iki n'iki cyangwa se nkaba nariye nabi, ariko mu byonyine ikintu cya mbere hahenda ubuzima. Ubwo se ubaye ufite ubuzima, ubaye ufite amafaranga, ibintu byose ubura ubuzima, ubwo urumva hari icyo ubutabura. Niyo mpamvu rero abana b'abakene ntibakatubwira ngo tubayeho nabi, ariko ushobora kubaho neza ariko ku buzima wapi ubayeho nabi. Nk'ubu ngubu sindimo ninywera akangushye, ninywera ka Dovida, ninywera n'uduki twose, ubu mba ndi ku gatwiko kanjye ninshake mburare, ariko mfite ubuzima bwanjye. None ubaye ufite ubuzima, ufite amafaranga nta buzima, ariko njye nkaba mfite ubuzima nta mafaranga, ninde waba urusha undi? Ibyo ngibyo rero nibyo muzana. Hari n'ibindi mujya muzana, wenda reka nkukubite nk'exemple ku bakobwa, ugasanga umukobwa arimo arirya, umuhungu arimo arirya. Reka nkugire nk'inama, uri kumwe na sheri wawe, mugatemberana, sheri wawe ukunda cyane nawe agukunda, mugatemberana ahantu ku misozi cyangwa se ahantu mu mashyamba, mugahuriramo n'intare. Iyo ntare ikaba iri bwaryemo umuntu umwe, kandi muri babiri ni wowe na sheri wawe, igomba kuhava rukiriyemo umuntu umwe. Muri mwe ninde wakwitanga? Gitekerezaho wisubize, ninde wakwitanga muri mwebwe ku buryo mushobora kuhava amahoro? Ikindi kintu cya kabiri none gikurikiyeho, utemberanye na sheri wawe hakaza ibyihebe, bikaba ari we bishaka kumushimuta, bikakubwira ati niwitambika urahaburira ubuzima. Wabigenza ute kugira ngo sheri wawe abone amahoro nawe ubonane? Icyo nawe gitekereze. Wowe se sheri w'umukobwa, wenda umukobwa we twe tumuhariye, wowe mukobwa wabikoraho iki ubonye sheri wawe bagiye kumuhohotera, arimo arakurwanira avuga ngo arabisigamo amahoro, arabisigamo ubuzima? Wowe ubonye bwa buzima ari bwabusige, wabigenza ute? Niyo mpamvu rero urukundo ni iki? Urukundo ni amayobera. Urukundo ni ukuvuga ngo ni ikintu kiza mu muntu, ntabwo ari ikintu agura cyangwa se atumira cyangwa se ahamagara, kirizana. Niyo mpamvu rero umuntu wakunze wamurwanira ishyaka, haba mu bibi haba mu byiza, waba ubabaye waba wishimye, wakoresha ibishoboka byose. Ariko ntababwiye ngo myandarondogora, nibagiye no kunywa Novida yanjye. Winarondogoraga ibijyanye n'iki? Ubundi mwebwe nimwerekwa, nyiramaso yerekwa bike, ibindi akibonera. Ntubizi se? Kandi n'abantu ntabwo babura ibyo bajyamo, ntubizi se? Ntibakagereranye n'Imana n'abantu. Buriya Imana niyo yaturemye, ntabwo wayigereranya na muntu, kubera turemye idufiteho ububasha. Reka twikomereze rero, noneho tudisikite ku bintu bigiye bitandukanye. None ngo haringa abantu bavuga ngo barakize, ngo bageze iyo bari. Nubona umuntu yarakize, hari igihe ashobora kubwira ngo yarakize akiriye muri kredi ya banke, hari igihe ashobora kubwira ngo yarakize ubona ibintu byose ari sawa, ariko byibura we nta mahoro afite mu rugo. Hari igihe ushobora kubona umuntu yarakize hari icyo abura. Niyo mpamvu nuhura n'umuntu ntazakwikubiteho ngo yarakize, ngo yagize